isoko cyangwa se umurinzi. urakoze cyane Kanyandekwe, urakoze kumpa uyu mwanya ngo tuganire ku buhanga wihariye, niko nabivuga rwose, kuko ni abantu bakeya biyemeje kurwana ku murage w'igihugu abinyujije mu biti gakondo byacyo. Yego. Ushobora kuba warabitekereje kuko ubona hari ikibazo wumva ukwiye gukemura cyangwa ikintu ukwiye kwitaho rwose, hari ikintu utabaye ni igiki? Twagiye gusura abantu babungabunze umurage, na abantu bo mu Busigi buri mu karere ka Rulindo. Hanyuma bafite ingoma, iyo ukurikiye amateka usanga ari yo mu 1500 cyangwa se mu kinyejana cya 16. Noneho umwe mu basaza baho turamubaza tutese kuko irakuze cyane pe. Ndamubaza none se ko ari wowe uzi ibijyanye nayo, uzi uburyo yaramvuwe, uzi imihango yakorerwaga, kandi ntuzatura nk'umusozi, wadufasha iki ngo uza uramvure ishobora kuzayisimbura, ko ari wowe ufite umwihariko? Arangije mbimubajije asubiza ababaye, arambwira ati ntabwo iki giti yaramvuyemo sinakibona. Ntabwo wakibona? Ati ntabwo nakibona. Ati nawe wakigutuma ntiwakibona. Ati cyaracitse. Ese ni ikihe giti? Ati ni igiti cyitwa umuvugangoma. Hari ahantu kizi? Nambwira nanjye ntaho nkizi. Ati rero niyo mpamvu rero nkubwira nyine ko bitashoboka. Nahavuye rero uwo munsi numva nanjye mfite umutwaro, kuko nanjye nibwo bwa mbere nari numvise iryo zina, uretse kuri usoma mu bitabo, ariko nibwo bwa mbere umuntu yari arimbwiye. Ariko se cyitwa umuvugangoma? Yego. Kandi bakiramvuramwe ingoma? Yego. Bagihaye iryo zina se nyuma y'uko nk'umuntu akiramvuyemo ingoma bwa mbere, byagenze gute uko ubitekerezo? Icya mbere, mu biti byose biramvurwamo ingoma, navuga ko ari cyo giti naho umwanya wa mbere. Icya mbere kigira ingoma ivuga neza, ivuga cyane kandi inakomeye, kuko ibindi dufite dufata urugero nk'umwungo. Umwungo niwo uvamo ingoma ivuga cyane, ariko ntikomera nk'iy'umuvugangoma. Nakeka rero ko nyuma yo kugerageza ibiti byose baravuze bati iki giti niwo muvugangoma, yenda bakacyita nyuma bakurikije ibyo baramvuragamo ingoma. Unuse kuvuga ngo kigira ingoma nziza? Yego. Ingoma zitari mu muvugangoma ziramvuwe mu ki? Ubundi biti biramvurwamo ingoma ni umuvugangoma nyine, ni umwungo, n'umuvumu uragerageza, ariko ntabwo ari nziza nk'ibyo ngibyo. N'umuduha uragerageza, si nziza nk'ibyo ngibyo. N'umuko nawo uvamo ingoma, ariko bigenda bisumbana nyine bitewe n'igiti. Nk'ingoma y'umuvumu, icya mbere iraremera, ntinavuga cyane. Ariko iy'umwungo iravuga cyane, ariko nayo ishobora kubyara iyo no muvugangoma. Umwungo niwo ubyara mbere, ntikomera nk'umuvugangoma. Nzi ko ukora ibintu byinshi, ariko utekereza ko, cyangwa se ugutekereza uranabizi neza, ni iki cyatumye ibyo bintu bikugumamo bikaguhagurutsa ukumva niyo misiyo noneho ufashe? Nuko wari bigenze gutyo mu Busigi buza umuvugangoma, cyangwa uko uteye, uko wazamutse, uko wabyirutse, wa mugani wa Rujindiri mu nanga ye, hari ibintu bihamagarira kujya muri iki kintu? Navuga ko ari nkabyo nkunda, nayisanze nanjye ariko nteye ndabikunda cyane, ku buryo icyo mbonye mu murage, mu muco, mu mateka nashobora, numva ari inshingano zanjye
iyo ntagikoze ndabirwara. Numva ari wo muhamagaro wanjye, niyo mpano yanjye, nibyo nkunda. Numva ari byo jyewe iyo nje nkatera igiti nkagira amahirwe ngasanga cyameze. Uko umukinnyi atsinda igitego akitera hejuru akishimira ko atsinze igitego, nanjye numva ari nka byo byishimo byanjye. ibyo nakubazaga by'umuvugangoma no kuba wariswe utyo kuko bawuramvuyemo ingoma cyangwa waritwaga cyabanjije ikindi, ni nk'izina ryawe nyine Kanyandekwe. Yego. Naryo hari aho rihuriye n'ibiti ibyo ari byo byose cyane. ni ikihe giti kiri muri Kanyandekwe? Ni igiti kiri muri Kanyandekwe, ni igiti bakwikiramo icumu, ni uruti rw'icumu, ni ukuvuga indekwe n'icumu. Icumu rero ntiwagira icumu nyine udafite uruti ryakwikiwemo. Uruti rikwikirwamo amacumu rero ubundi ni umukore, ni rwo ruti rwiza rw'icumu. Kubera ko uruti rw'icumu icya mbere rugomba kuba rukomeye, runafite ireme nyine urufata ukumva ko ruraremereye, ruranoga. Rero navuga ko bifite aho bihuriye, kuko nyine icumu nyine rigizwe n'ibice bibiri, rigizwe n'umuhunda rikagirwa n'ikigembe. Ubwo rero niryo nyine cumu ryuzuye. Ubwo navuga ko rero byashoboka nyine ko ko sugukunda nyine akwitirira cyangwa se irya kwise, byanze bikunze nawe mugiraho muhurira nabyo. Murahahurira kuko dore mwarahahuriye. Nasuye na bimwe mu biti byawe rwose, murahahuriye cyane. Ariko nubwo uri Kanyandekwe, andi macumu se meza nk'indekwe ni ayahe ubundi? Nayo turacyari mu biti, uhereye ku ruti, ku mihunda yayo. Yego. Mpereye kuri rwo, igiti cyose kigira inkoni nziza cyagira n'icumu ryiza. Ni ukuvuga utomboye ukabona nk'igiti cy'umugushagusha, gusa uwo ntukunda gukura ngo ube kibe igiti kinini, uruti runini. Ni ukuvuga biriya biti byose ushobora gukuramo inkoni, ni ukuvuga ni igiti nyine kinoga, kitavunika nyine ubusa, kandi kiremera ufata mu ntoki ukumva hari icyo ufashe. Ariko cyane cyane umukore. Niyo umwami yimaga mu kwimika umwami, kuko icyo yabaga ashinzwe cyane kurenza ibindi ni ubusugire bw'igihugu. Mu kumwimika rero baravuga ngo bajyaga ku mukore wa Karuranga, ni ukuvuga wa Karanga u Rwanda. Akaranga u Rwanda ni ubusugire bwarwo. Bajyaga ku mukore wa Karuranga bakamuramvurira, bakahakura ikiramvu cy'umuheto muri icyo giti nyine cy'umukore. Urimo uravuga ku mihunda y'amacumu meza, n'ibiramvu by'imiheto, ariko ngerera no ku ngabo, kuko nazo ubwo zigira ibiti ziramvurwamo nabyo byihariye. Nabyo sinzi ko bigihari, cyangwa urimo ugenda ugerageza kubirwanaho ngo bigarure ibuti. Yego. Dore ntavuga ngo ibuntu bigarure ibuti mu bantu. Ibyavagamo ingabo, ubundi navuga ko Abanyarwanda bari barakoze ubushakashatsi, bari abahanga. Barebaga rero buri giti bakareba imiterere yacyo, imimerere yacyo, noneho bakagishinga nyine ibyo bagiye kugikoresha. Icyo bakuraga babazagamo ingabo, ni umuko, ukaba ari nayo mpamvu witwa umurinzi, kuko igiti cy'umuko imiterere yacyo n'imimerere yacyo, iyo bagiteye icumu, iyo bagiteraga icumu cyangwa se bakirasha umwambi, ntabwo gisaduka nk'ibindi biti, kimera nk'igifashe. Ni umurinzi kuko ubarinda imyambi, ukabarinda n'amacumu. Ikindi cyavagamo ingabo cyo ntabwo twagishyira mu rwego rw'ibiti, ni nk'icyatsi kuko kirarandaranda, ni icyitwa isuri. Isuri rero hari n'agace bakitamo umuhurura, ariko ubundi izina ryacyo ni isuri. Ni igiti kirandaranda, gishobora kuba na kinini cyane, gishobora kurandaranda nk'igihuru cyose kikakirangiza. Niyo mpamvu kivaho n'igisakuzo ngo nkuruye urusuri ngo ishyamba rirahubangana. Nuko cyabaga cyararandaranze igihuru cyose cyarakizengurutse, wakurura kamwe nyine
kubera ko igihuru cyose cyakirangije ukabona nyine ishyamba ryose rirahubanganye. Nacyo rero bashoboraga kukibohamo ingabo, bashoboraga no gufata ya ngabo y'umurera ariyo yaramvuwe mu ingabo ni ukuyiramvura ntabwo ari ukuyibaza, yaramvuwe mu muko bakaba bayiboheraho isuri. komeza ukurikire, wahisemo neza, wowe wahisemo ibyimbitse mu isi ikunze ibiguruka. ubwo ukurikiye rero ni uko wemera ko ibitekerezo byimbitse bikenewe kandi ko bigira icyo bihindura. niba iki kiganiro kikunyuze, gisangiza umuntu umwe cyangwa babiri banyotewe n'ibi. reka dukomeze. none se ibyo biti byavagamo ingoma, ingabo, imiheto, imyambi, amacumu, ni ibihe wazanye ahangaha? wazanye rwose kandi bikomeye cyane, niyo utabirondora byose, ariko nk'ibyo by'ukoko by'ingenzi uvuga uti ibi bicitse natwe tuba duhungabanye yego nk'u Rwanda. ibyo maze kuzana byo ni byinshi. Ndumva ubu ngeze ku bwoko 154. Ariko ingorane nahuye nazo ni uko ibiti birya ibyatsi, ni ukuvuga ibyatsi bimaze kuncikaho, kubera ko nta giti gishobora kubaho munsi y'igicucu cy'ikindi, ni bikeya bishobora kuba munsi y'igicucu cy'ikindi. ni ukuvuga ibyatsi ubu byinshi bimaze kuncikaho. Ubundi nari maze kugera ku bwoko 154, ariko hari bimwe bimaze kuma kubera nyine icyo kibazo cy'uko ibirandaranda cyangwa se ibyo hasi ubu byatangiye gucika. Ariko nk'ibyo ngibyo kuko iby'ibiti byose ndacyabifite. Dufashe urugero nka biriya nari maze kuvuga byaramvurwagamo ingoma, byose ndabifite. umuvuga ngo murahari, umwungo, umuduha, umuko wavagamo byombi, wavagamo ingabo ukavamo n'ingoma. ya ingoma y'intore bita ingaraba burya iva mu muko. ibyo maze kuvuga byose maze kubihageza, na biriya by'amacumu, umukore, umukoma, umunzenze, ibyo byose maze kubibona. icyo ntarabona ni kiriya kivamo inkoni nziza, umugushagusha ntabwo ndabubona. se kuki witwa umugushagusha? iryo jambo urumva si ukuntu rimeze. ntabwo nzi impamvu. kimara iki? kivamo inkoni nziza cyane, nziza cyane. izindi nkoni bigusaba igihe kugira ngo izace umubiri. guca umubiri urabona nka za nkoni uba ubona itukura, inoze, ishobora kunoga ariko itaraca umubiri. guca umubiri ni iki? ni ugutukura. urabona nka kuriya nk'igisabo ubu basigaye bagisiga ibindi kugira ngo gikunde kigaragare nk'icyaciye umubiri. ariko ntabwo ari iby'ubundi. mbere igisabo cyashoboraga kugira ririya bara ubona ritukura, nta kindi kintu bagisize, ari ukubera amata. inkoni iyo uyisize urukamiro, umukamyi iyo amaze gukama agahanaguriza ku nkoni ica umubiri vuba. umugushagusha rero niyo nkoni ica umubiri bitagusaba igihe kirekire. uyigendanye gake cyane hita ica umubiri. navuga ko igira inkoni nziza cyane. ariko se ikimera kigeraho cyagiye kigeraho gihinduka ikivura binyuze mu ihe nzira? hari ibimera byinshi bivamo imiti. yego, ngira ngo unafite hano iwawe mu busitani, hariya mu busitani bwawe. yego. biba byaragenze gute ngo abantu bavumbure ko ikimera iki n'iki kivura? ariko unambwire ibivura mu byo ufite, iby'ingenzi bivura indwara navuga zizwi cyane. hari bimwe ndabanza mvuge kuko abanyarwanda bavuzaga ibimera. ni ukuvuga ikimera bashobora kukivuza mu buryo, reka mfate uburyo butatu. hari nk'ibivura nk'indwara z'uruhu, hari ibimera banywa nyine bitanga nk'imiti, umuti ushobora kunywa ukakuvura indwara iyi n'iyi. hakaba no kuvura mu buryo navuga
bitewe n'imyemerere cyangwa se n'imyizerere. Akaba noneho muri ibyo byose ikimera ubundi barakibwira mbere yo kukivuza kandi kikumva. Reka dufate urugero yenda nk'ibivura nk'uruhu, urugero nk'umugombe, umugombe uvura amahumane, hari nk'izivura nk'indwara umuhoko nawo uvura udusebe cyangwa se uruhu, ku ndwara mbega z'uruhu, n'igikakarubamba. Ibyo ni ibyo bavuza nk'uruhu. Dufate urugero yenda nk'ibyo bavuza nk'ibi by'amagiripe, nk'umwenya, umuravumba. Icyo navuga noneho kuvuza rero icyo babwiye, dufashe urugero nk'umugore wapfushaga umwana w'imfura, bashoboraga gufata ibimera mbere na mbere, ibimera bakabibwira, bati sigiguriye igiti cyumvira umupfumu, nk'uko umwana yumvira nyina, nk'uko umugore yumvira umugabo, nk'uko umugabo yumvira umwami, nk'uko umugabo yumvira Imana. Kwakwanya ukore nka kwa kundi, uramutse utabikoze nzakurandura, nkwanike wume ngucane. Kubera ibyo bagitongereye rero bakivuza koko, ibyo bagitumye gukora kikabikora. Urabona ko cyumva, ugikoraho kikakwereka ko cyakumvise. Ibyo ni urugero rw'ikimera kimwe ukoraho kikakwereka ko cyakumvise. Icyo navuga rero ko bite uko warumbajije utese baba barabwiwe n'iki uburyo bakivuza. Abanyarwanda bigiraga ku bidukikije. Urugero, ubonye urubuto inyoni iriho irya, utiriwe ubaza ibintu byinshi, nawe wagenda ukarusarura ukarurya, ruba ruribwa. Ubonye icyatsi inka itarishije n'ihene idashobora kurya, nawe ukigendere kure. Urugero, ntushobora kubona ihene tuzi ko irya ibyatsi byinshi bishoboka, ntishobora kurisha umuhoko kuko ni uburozi, ntishobora kurisha rwiziringa. Ni ukuvuga cya cyatsi rero babonye n'amatungo atinya ahunga, nabo ntibashobora kukirya. Ni ukuvuga rero bashoboraga kurebera ku matungo, kurebera ku nyoni. Iyo imbwa irwaye, tuvuge nk'irwaye inzoka, ukayirekura ijya mu gisambu ikarisha, ubonye bya bintu yarishije, bya byatsi irihirisha, ubonye ibyatsi irihirisha, nawe urwaye ya ndwara ukayigana, ukagenda ukahira bya byatsi, wakira ya ndwara. Icyatsi cyanyobeye ni kimwe cyonyine, ni imyumbati. Imyumbati niyo amatungo yona ukayica, ariko ubundi ntabwo inka nubwo wayijyana mu mwijima ukayiragira ahantu mu byatsi, iyo itamiye icyatsi cy'uburozi ihita igicira. Bavuga ko n'ubugomboro ngo babiboneye ku nzoka. Inzoka yari iyindi, imaze kuyirya babona irirukanse, iragenda ifata akatsi ishyiraho, ifata kandi ishyiraho, hanyuma bahita bamenya kugombora gutyo. Ibintu uvuze ku giti biratangaje, ngo urakibwira kikumva. Yego. Uwo ari we wese se yakibwira kikumva, cyangwa hari uba afite ububasha bwo kukiganiriza yisanganiwe kikabasha kumwumva? Ubundi icyo ukunda nacyo kiragukunda. Ukibwiye rero utagikunda, ngira ngo nticyakumva. Icyo ukunda, icyo witangiye, mpamya ntashidikanya ko biriya biti byanjye binzi, kuko nanjye mbizi. Nta kintu kiyoberwa ugikunda, nta kiyoberwa ucyanga, bitewe n'imikoranire yawe nacyo, nuko wagiteye. Hari igiti nagiye kuzana, mbwira umwe mu bavuzi gakondo, ndamubwira ngo iki giti cyarananiye, ndagitera buri gihe kikuma. Ati nibyo. Ati ese ugishakira iki? Mubwira icyo ngishakira. Ndamubwira ni iki giti, ni igiti gikomeye cyane, ni igiti cyakoreshwaga mu nzira z'ubwiru, ni igiti kiri mu nzira zo gucika, ariko buri gihe ndagitera kigapfa. Arangije arambwira ati rero mbere yo kugitera uzabanza ukibwire. Ndetse nzakibwire gute? Uzakibwire icyo ukizaniye. Nusubira kuzana urugemwe, uzarubwire icyo giti, uzakibwire icyo ukizaniye, ati hanyuma ugitere. Ati nugitera kizemera.
narabikoze kuko bikiremera Reka, ubu reka, ndagifite He? cyane. none se ushobora no kukibwira uti wagitiwe ndashaka kuvura iki kikakivura cyane. utari umuvuzi se cyangwa warashyize ubawe? Numva urwo rwego ntabwo ariyo yari ntabwo ari bo wari umuhamagaro wanjye. Numva atari umuhamagaro wanjye. Birashoboka ko nyuma bizaza, ariko ubu aka kanya ntabwo ari cyo ndiho nshaka. Icyo ndiho nshaka ni ukubibungabunga. Ahubwo numva nifuza gukorana n'abavuzi gakondo. Iyo nganiriye n'umuvuzi gakondo, ngize amahirwe nkavugana n'umuvuzi gakondo akambwira ko avura, ndamubwira nti rero uvuza iyihe miti, akayimbwira. Iyo ayimbwiye ndamubwira none se wazanzanira ingemwe? Abenshi barayinzanira, buriya mfite imiti myinshi nahawe n'abavuzi gakondo. Ati none se urifuza no kuvura? Ntihoya, ntabyo nifuza. Ahubwo wowe nubona umuntu ushaka kuvura, uramutse kuko abenshi hari uwo twakoranye wa Ngororero yampaye imiti myinshi, hari uwo dukorana wa Muhanga, hari n'uwa Gisagara, kuko nigeze kugira amahirwe hano hizihirizwa umunsi mpuzamahanga w'ubuvuzi gakondo. Ngira amahirwe rero yo kubona abavuzi benshi baza hano, benshi rero bampaye ingemwe nateye. Ndababwira rero, ndabasaba nti rero nuzajya ujya kuvura umuntu uri mu nzira z'i Kigali, uzambabarire ntuzazana imiti, wowe uzambwira iyo uri buvuze, hanyuma uze usange nayiguteguriye. Akaza rero nkayimuha. Nshimishwa rero n'umuntu wavuye yakuye imiti wanjye. Nibyo binshimisha. Uriyizeye ku buryo umuntu yavuga ati ngiye kuvura umuntu bahumanyije umubiri wose wagize gute, wabaye kunuku, mukavugana ari Ngororero cyangwa i Butare, Yego, akazi iwawe ukamuha imiti akagenda? cyane rwose. Mfite benshi banyuraho, akaza nkamuha yuzuye agakapu akajya kuvura. Numva ariwo muhamagaro wanjye. Biteye ubwoba. Ariko biranashimishije cyangwa biratangaje. Ubwo ibyo kuvuga ngo wifuza gukorana n'abavuzi gakondo, ugusuzugura abavuzi gakondo n'imiti gakondo biri ku ruhe rwego? Bigenda bigabanuka, baragenda bemerwa kurushaho, byifashe bite uyu munsi? Byifashe nabi. Impamvu byifashe nabi, bamwe muri bo navuga ko atari n'abavuzi gakondo, barabyishe. Bamaze kubyica, ababishinzwe nabo bagendera kuri ayo makosa yakozwe n'abavuzi gakondo, nabo barabihuhura. Byonyine n'iyo bo ubwabo bariho bamamaza, ubundi umuvuzi gakondo ntiyiyamamazaga. Umuvuzi gakondo nta nubwo njyewe uko nabonye abavuzi gakondo yaranakuvuraga, kubera ko yabaga yizeye umuti we, akakuvura akakubwira ati tahire wowe uzaze kunshimira wakize. Ubwo ndashaka kuvuga ko ntabwo bari nk'uko ubu ngubu nk'ibyo twabonye ubu. None ubu umuntu ajya hariya akavuga ukuntu avura ibintu byose, ugasanga afite icyapa kiriho indwara avura, icyapa cyuzuye kiriho indwara nk'igihumbi. Noneho ibyo byatumye rero n'abavuzi gakondo babigenderamo, kandi barahari pe, abavuzi gakondo barahari. Ariko ikibazo, twananiwe kuvangura icyatsi n'ururo, twananiwe kuvangura amasaka n'urukungu. Ni ukuvuga byose byabaye urukungu nyine. Bituma niyo uvuze umuvuzi gakondo abantu bahita bumva ibitari byo, kandi bahari. Hari indwara abavuzi gakondo bavuraga no kwa muganga badashobora kuvura nk'uko hari. Ariko ikibazo nyine ni icyo ngicyo cyajemo. Komeza ukurikire, wahisemo neza, wowe wahisemo ibyimbitse,
mu isi ikunze ibiguruka. Ubwo ukurikiye rero ni uko wemera ko ibitekerezo byimbitse bikenewe kandi ko bigira icyo bihindura. Niba iki kiganiro kikunyuze, gisangiza umuntu umwe cyangwa babiri banyotewe n'ibi. Reka dukomeze. None se ubu ko wiyemeje gutabara ibiti gakondo ngo bidacika, ni iki bizamara? Ko bigisuzugurwa n'abo navuga ko ubundi bafite imbaraga, bavuga ari kijyana, usanga bizamara iki? Numva ko byonyine kuba bihari bitazaducika, kuko turizera tudashidikanya ko bazabyiga ubu turiho turigishwa, turiga iby'iwacu, guha agaciro iby'iwacu. Ndahamya ntashidikanya ko ejo bundi bazabyigaho bakabona akamaro bifite, hanyuma bamara kubona akamaro bifite bakazabasha kubiha umurongo muzima, n'abavuzi gakondo bakabona umurongo muzima, bagakora bakerekana ubuhanga bwabo. Dufashe urugero, Iburasirazuba hari umupadiri wigeze kubikora, numva izina yitwaga Kayinamura. Yego. Kayinamura yari yarabahuje, warazaga ukamubwira ngo, akakubaza ngo uvura iki, ukamubwira uti mvura asima. Uvura asima? Uti cyane. Akagenda akajya kwa muganga akaka umuntu urwaye asima, akamukuzanira ukamuvura, wamara kumuvura akamusubiza kwa muganga, bagapima bati wa muntu koko yarakize. Yakuzaniraga abantu 3, wamara kubavura akaguha baji yemeza kuko kuri umuvuzi gakondo, akaba ari uyikwihera. Hanyuma arangije abaha aho batera imiti yabo. Nyuma umuntu urwaye asima ati uzaze umunsi uyu n'uyu uzahahurira n'umuvuzi gakondo. Mfite rero bakeya bakoranye nawe, hari bamwe bakoranye nawe yari yaremeye kuko bazi kuvura izo ndwara. Numva rero ndatekereza ko ningira amahirwe bikankundira, numva nanjye nifuza ko byazagenda gutyo, ko twaza ukatubera Kayinamura, nkababera Kayinamura. Kuko umurage numvise ari umurage utagira ukusa. Tuza abantu kuko bayirwara. Umwe muri abo ngabo twarabonanye, Kayinamura yari yarahaye icyemezo cy'uko avura, ko ari umuvuzi gakondo. Natanze urugero rwa sima, ko avura sima. Numva rero ubwo buhanga turiho turigishwa nyine guha agaciro iby'iwacu. Numva ubwo buhanga butakagombye kuducika, ariko icyari cyihutirwaga ni ugutera iyo miti bakoresha kugira ngo itazaducika, kuko dukurikije imiturire, dukurikije imihingire, turangaye gato yazaducika. Ikindi nanone kidutwara bino bimera gakondo ni ibi bimera mvamahanga. Ibimera mvamahanga ni uburozi bw'ibimera byacu. Urugero, fashe urugero nk'ahantu hateye pinusi, nta kindi cyatsi ushobora kuhasanga. Ni ukuvuga rero turangaye, nari mfashe urugero rwa pinusi, turangaye gato hari n'intusi nazo zimeze nka pinusi. Aho ziteye nta kindi cyatsi gishobora ushobora kuhasanga. Tudatanguranwe rero twazashiduka, iyo bimwe mu bimera byacu byaracitse burundu. Ibintu dushobora kubura tukaba turahombye bikomeye, twabimenya tutabimenya, bikamenywa na bake nkawe, ni ibihe mu biti? Yewe ku bwanjye nta na kimwe gikwiye kuducika, kuko yenda niba naragize amahirwe akagira icyo menya. Reka ntange urugero, nkunda kurwara umutwe cyane, ku buryo iyo mfite urugendo byanze bikunze mu byangombwa byanjye mbanza gushyiramo ibinini by'umutwe. Hari ahantu hitwa i Buhanga kwa Gihanga, ni mu karere ka Burera, oya ni Musanze, i Nyakinama hano, hafi ya Nyakinama, Nkotsi na Bikara. Ako gashyamba iyo ninjiyemo ndwaye umutwe, nsohokamo nakize. Yego. Nkeka ko ari umwuka navuga
ni umwuka kamere, ni umwuka mbega utasanga ahandi. Icyo nahise nkeka ni uko ninjiye no muri Nyungwe birashoboka ko nshobora gukira. Ubu tubwirwa Edeni, birashoboka ko ari ni ukuvuga ahantu hatangijwe hagifite umwimerere waho, twahagereranya na Edeni. Icyo navuga rero ni uko ni ukuvuga ibimera, ni ibyo kurya, ni imiti, ni umwuka, ni byinshi, ni ubuzima bwacu. Ku buryo rero kimwe kiducitse, nubwo yenda tutaramenya akamaro kacyo, tuba dutakaje ikintu gikomeye. Reka mfate urundi rugero. Umuhanga ucitse, umwana ejo azakubaza atese kubera iki aka karere kitwa Muhanga? Uzarya indimi umubwira turumva uti cyari igiti, atese gisa giti, uti cyaracitse. Nagiye ku musozi wa Muhanga, ndavuga ngo byanze bikunze ku musozi wa Muhanga birashoboka ko hari imihanga. Narahageze nsanga icya mbere hacukuwe amabuye za koruta, icya kabiri hateye pinusi, hateye n'intusi. Ubu ni ukuvuga ngo ku musozi wa Muhanga nta muhanga ushobora kuhasanga. Kimisangi, imiturire yaho ubu nta musange wahasanga kandi yari ihari. Ushobora kubona kamwe ariko ejo kazaba kashizeho kubera imiturire, kubera n'amashyamba nyine y'ibi biti mvamahanga. Wavuga rero uti ni ikihe ubona kidakwiye gucika? Ntacyo. Hano hari igiti nahazanye cyitwa umugote. Umugote imbuto zawo ni ibyo kurya by'inyoni yitwa inganje. Ni ukuvuga inganje ubu iyo ubajije umuntu utese uti uzi ko inyoni ntaherukaga kuyibona, ahita akubwira atari ko muri Nyungwe zirahari. Ntazi impamvu zisigaye muri Nyungwe, nuko muri Nyungwe ariho hasigaye ibizitunga. Ubu twarazirukanye kuko zabuze ibizitunga. Nagira ngo nkubwire igitangaza, umunsi nza n'umugote nkawutera muri ubu busitani, inganje yaraje hamara iminsi 3. Turutse mu Nyungwe se? Sinzi aho yaturutse ariko nakubwira ko yaje kamara iminsi 3. Yarije kugushima ariko. Yarije kunshima. N'ubu hashira igihe nkajya kubona nkabona iraje. Ni ya yindi cyangwa ni mwene wayo? Birashoboka ko ari mwene wayo. Njya kubona nkabona n'ubu ngubu inganje iraje. Ni ukuvuga iyo dutakaje ibimera gakondo tuba dutakaje urusobe rw'ibinyabuzima. Ariko wiva ku nganje vuba kuko birakomeye. N'iryo jambo, n'iryo zina, n'iyo nyoni. Iyo nganje hari umwanya udasanzwe ifite mu mateka y'u Rwanda? Ukomeye cyane, ukomeye cyane. Byonyine iyo nyoni, byonyine iryo zina, uzina na ya ndirimbo ngo ni mucyura inganje. Inganje navuga ko ubundi ni insinzi yuzuye. Iyo umuntu yajyaga kuba umutabazi, yajyaga kubera umutabazi igihugu cyangwa umucengeri, ni ukuvuga ni umuntu wajyaga kumena amaraso ye ku bushake kugira ngo u Rwanda rugire amahoro cyangwa se u Rwanda ruzatsinda umwanzi. Yagendaga yambaye inganje. Ni ukuvuga bamwica, bakwica wa mutabazi, ni ukuvuga yabaga ari inganje y'igihugu. Kwambara inganje ni iki? Si ibaba ryayo, ni ikindi gice cyayo? Ni ibaba ryayo. Hanyuma umwami mu nzira yo kwimika umwami, mu gisingo cye hagombaga kuba harimo ibaba ry'inganje kugira ngo nyine u Rwanda ruhorane inganje, n'umwami ahorane inganje, n'igihugu gihorane inganje. Urumva rero byonyine gutakaza iyo nyoni kubera kubura ibiyitunga, navuga ko ari igihombo gikomeye. Kandi birashoboka ko tugize ibiti byinshi nkanjye hariya aho nakoreye buriya busitani ubuhambanye hato. Ariko se inganjije iwawe kabiri? Yego. Uko ije ukayibona cyane, uhora uhanze ikirere amaso ngo urebe ikije, bigenda bite? Ariko nambwire uko umererwa cyangwa uko wamerewe izo nshuro ebyiri ubonye inganje itashye iwawe. Ugerageze umbwira amarangamutima yarimo muri wowe muri uwo mwanya.
ariko unambwire niba uhora uhanze ikirere amaso utegereje. navuga ko igira n'ijwi ryiza cyane ariko nayo ntararyumva. iyo nyibonye njye nyibona bwa mbere nari narayumvise. hari n'umuntu wari warayimbwiye ambwira amabara yayo. hari n'abayita intuku nko mu nzira z'ubwiru bayita intuku. nibuka ko nyibona bwa mbere nayibonye ndiho nigendera, nari nigiriye mu bukwe ngeze hano kuri convention. nari narumvise ikiganiro cy'umwe tubana mu bacukumbuzi yitwa Nyirishema Celestin uvuga ngo ngo isi yose izahururira Kimihurura, ngo icyo gihe u Rwanda ruzaba rwacyuye inganje, icyo gihe inyoni y'inganje izahaza. noneho ndabyumva mu kiganiro cye yari yikoreye. hanyuma ndiho nigira mu bukwe ngiye kubona mbona ya nyoni y'inganje. wari usanzwe uyizi se? nari sanzwe nyizi. wizi ibara, wizi iki? Ego, ni umuntu twari twaraganiriye nyine ndamubaza ambwira amabara yayo. nari ndi neza urabona mu marembo ya convention. nari ndi kuri moto nigiriye mu bukwe ninginga umumotari ngo ahagarare kuko nashakaga kuyifotora kandi ifoto yanjye. hanyuma umumotari aranga ati rwose ntabwo ureba, ati hano hahagaze n'umupolisi. nta kibazo uriya mupolisi ndajya kubimwisabira. ati bose ati baranyandikira ntihumura ntacyo bagutwara, niba nakwandikira ndayishyura. arahagarara mpita njya gusaba umupolisi wanyemerera nkabanza nkifotorera iriya nyoni hanyuma nkagaruka nkisobanura. umupolisi araseka arambwira ati genda uyifotore. ndagira ndayifotora. yaragutegereje, ndavuga inyoni yaratuje urayifotora cyane. ndayifotora, maze kuyifotora uri kure urayegera. narayegereye ndayifotora ariko ku buryo utayikanga. yego ndayifotora, ariko ntabwo nakubwira ibyishimo nari mfite. maze kuyifotora ndaza ngiye kwisobanura ambwira ati nta kibazo rwose igendere. yabonye umuntu uri kuri moto ushaka gufotora inyoni kandi ntiyambariye n'ikote na karuvate iri kuri moto. aravuga ati reka mureke gende. turi no mu gihugu cy'inyoni. ibyishimo nagize uwo munsi rero nyibona, navuga ko byikubye inshuro nyinshi nyibona hano kandi icyo gihe umunsi nanayibona hano nateye icyo giti. nagira ngo nkubwire ko na RBA yari yaje kunsura. bari baje gukora ikiganiro. n'ubu uwo munsi wa kabiri garuka nabwo nari mfite abashyitsi nabwo bakomeye. navuga ko ari nk'icyo ibije kumbwira. ikindi si uko nirirwa mpanze amaso. iyo yaje byanze bikunze nanjye mpari, niba navuga ngo ikora ibishoboka byose nkayibona ntabwo igenda tutabonanye. nanjye nibyo ntabasha gusobanura. birashoboka ko bizi ko nyine bya bindi nahoze nkubwira ngo birabiti ndabizi, birankunda ndabikunda. biranashoboka ko binzi. nigeze no gusurisha umuntu ndamubwira nti iki giti ndagikunda cyane. ikihe? umurama. atese ndagikunda cyane, nagize n'amahirwe nticyari cyarananiye, nagize n'amahirwe noneho kiranyemerera. atese kubera iki? ni kuko ni igiti gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, mu nzira z'ubwiru. ni igiti gikomeye cyane. ati ngusaba ikintu ati ntuzongere kubivugira hano ngo uvuge ko hari icyo ukunda kurenza ibindi. ati ibi uzabifate nk'abana bawe, uzabifate nk'amatungo yawe, uzabifate nka bimwe mu byawe. ati byose uzajya ubikunda kimwe utitaye ku cyakugoye. ati none se umuvuga ngo ntiwambwiye ko wawukuye muri Nyungwe? ni cyane nawukuye muri Nyungwe. ati none se ikiwakuye muri Nyungwe ukakizana kikakwemerera n'icyumva uvuze ko ukunda umurama kukirenza, wambwiye ko umwifuza aricyo gitangira inzira zose z'ubwiru, nacyo wagize amahirwe ukaba urugemwe rwacyo rwarakwemereye, n'icyumva ukunda umurama kurenza uko ugikunda, mu gitondo ukazaza ugasanga cyumye. ngusabye imbabazi kandi nabyo mbisabye imbabazi. mubirimo. yego
bibumva bitwumva. Ubu rero nk'ubu ni igihe cy'izuba, usanga nyine shyiraho umuntu umvomera, ubivomera kugira ngo hatagira ikincika. ariko se ntabwo nzi akababaro ugira iyo ubona bene byo abanyarwanda batabihaye agaciro, cyane ko ushobora kubuza izindi sosiyete ziha ibiti byaza agaciro. Icyo navuga, ntabwo biriya bigaragaza inyungu ziruka z'ako kanya. Inyungu zabyo ziza zitinze. Umuntu aravuga ati none se ndanduye umurama nkatera intunsi, nyuma y'imyaka 8 nazasarura. Gereveriya nteye iruhande rw'urugo, nyuma y'imyaka 8 nazayibazamo imbaho. Kandi niba ari ikosa rikomeye no gutera gereveriya iruhande rw'urugo, kiri mu biti bya mbere bikurura inkuba. Ati none se ko itarankubita, ntiragukubita ariko mu nzira yakisuganya ejo bundi zagukubita. Umuvumo, umuko ni igiti ntarabona na rimwe cyakubiswe n'inkuba. Ubwo nyine ndashaka kukumvisha icyo abanyarwanda bari bazi agaciro kabyo, ibyo abantu batariho baha agaciro, bagaha agaciro ibishobora kubica. Hari ibindi bice haba no muri aka karere n'u Rwanda rurimo ujya wumva ko bahaye ibita agaciro bikaba byaranabagiriye akamaro. Hari umuprofeseri ujya usura, akorana na UTB, umwongereza akunda kunsura, niwe tujya tuganira, akambwira ati ndabizi neza ko isi irarangaye, hari birangaje, atari ko nzi neza ko ejo bundi ibi bintu abantu bazabona ibyo wakoze, kuko hari ahandi bihabwa agaciro. Niba hari aho byahawe agaciro rero n'ahangaha ndizera ko bizahabwa agaciro. Niwe ujya mbwira ko nyine hari aho bihabwa agaciro, hari abazi nyine akamaro kabyo, kandi akanambwira ko ubu ngubu ngo we ni nawe wambwiye ko ati ubukerarugendo ubundi ni ibintu bibiri. Ati hari ubukerarugendo bushingiye ku muco, hakaba n'ubukerarugendo bushingiye kuri nyaburanga. Ati rero buriya ubukerarugendo bufite agaciro bugira icyo bwinjiza ni ubushingiye ku muco kurenza nyaburanga. Ati rero ibi ngibi niba bishingiye ku muco, bishingiye ku mateka, ati ndakwizeza ko ejo bundi bishobora kuzagira icyo bibyara, kuko hari ahandi byabyaye ibintu byinshi. Ariko wigeze no kumbwira ko uko ibiti bikura bijya hejuru niko biryamira bya bindi biranda. Yego. Ibiranda urabiteganyiriza iki? Ubu kakanya ntacyo ndabona, ariko ndiho ndasaba yenda ningira amahirwe nzahabona. Ubundi numvaga nkurikije urwego maze kugeraho, numva n'ubushakashatsi maze gukora, ubundi ndamutse mbonye ubutaka buhagije, buri cyiciro nakigenera ahacyo, binkundiye buri giti nkakigirira umurima wacyo, nkagira umurima. Tuvuge ikindi iyo uriho ubikora utangira uzi ko uri igitangaza, ariko kugera hagati ugasanga ntacyo wari uzi. Urashaka kuvuga iki? Reka ngoye nk'urugero, tuvuge nateye igiti cyitwa umukaka, mara n'igihe nkishimiye, mara igihe nzi ko nateye umwifuzo. Nyuma umuntu araza ati reka da, ati ntabwo iki ngiki, ati iki ntabwo ari umwifuzo, ati iki ni umukaka, ahubwo nzakuzanira umwifuzo. Anzanira umuvungavungo.
undi nawe araza ati reka da ati iki ngiki nacyo ntabwo ari ati iki ni umukaka n'iki ni umuvungavungo ati nzakuzanira umwifuzo. Nyuma nibwo rero naje kubona umwifuzo, noneho mbaza n'abandi benshi, nza no gusanga ahantu hitwa ku mwifuzo. Mfite icyizere cy'uko nazagira agashyamba k'imyifuzo, nkagira agashyamba k'imikaka, nkagira n'agashyamba k'umuvungavungo. Ndumva ari cyo cy'uko nibinkundira buri kimera nakigirira icyanya cyacyo. ni ukuvuga ngo agashyamba, ariko njye ntekereza ko ari ishyamba kuri buri bwoko bw'ibiti, niko navuga, cyangwa ibikura biba binini, ibiranda bigize gute, ariko ubwo ndumva ni nk'ikibaya cyose uba uvuga. Ndimo ndabona ubusitani, niba byitwa ubusitani cyangwa ukundi kuntu hirya no hino muri Kigali byiza cyane. Ni nka kuri ubivuga, ni nka ziriya nzozi ndota, nizo nzozi. Waba urimo ubegera ngo wumve niba hari uburyo mwakorana? Narakomanze henshi, ndategereje, ningira amahirwe yenda bazanyingurira imiryango banyumve, ariko nagezeyo narakomanze. Mbasaba nyine imikoranire, nanabereka ko ibyo bintu mbifitiye ubushobozi n'ubumenyi. Nagiterewe n'akajugaho muri neza. Urutonde rw'ibimera ku rwego rw'isi kigaragara nk'icy'u Rwanda, kuko cyitwa Kigeriya Africana. Kigeriya nka Kigeri. Ndumva ari cyo, kandi nkanifuza ko n'umuntu bisuye ubu umuntu bisuye ataha kuko yamenye icyo yasuye. Ni ukuvuga umuntu ashobora gusura umuvumu ukamwereka umuvumu, ntabwo ubundi wakagombye kumubwira ngo dore uyu ni umuvumu ajyana ibyo. Wakagombye kumubwira, numva tugize imikoranire, nabwira umuntu umuvumu ku buryo ataha yamenye umuvumu kandi yanawukunze, yanagize n'inshingano nawe bwe zo kuwubungabunga. Yamenye umuvumu icyo ari cyo, akamenya ko ari wavagamo intebe, wavagamo inkongoro, wavagamo icyansi, wavagamo igicuba, wavagamo impuzu, wavagamo umudaho, imbehe, umwuko, ubwato, ingashya, byose ibintu byose byavaga mu muvumu, akagenda kuko nawe yumva agaciro akwiye kuwuha. Se kuba cyitwa umuvumu hari icyo byaba bivuga ubwabyo? Ntacyo ndamenya. Muvumu, muva umu, byaba ari byo? Ndimo ndashakisha. Ni wowe Kanyeshyamba Kanyandekwe. Byashoboka. Byashoboka, kuko urugero, umuvumu waterwaga ku rugo. Umuvumu waterwaga ku rugo. Yego. Washoboraga kureba urugo rw'umunyarwanda, ukaba wamenya igihe urwo rugo rumaze, ukurikije nta ikimenyetso gusa wirebeye umuvumu. Ibigabiro byinshi. Washoboraga kureba urugo ugahita umenya uru rugo rumaze igihe kingana gutya. Uru rugo rushobora kuba rufite abana bangana gutya. Urebye urugo gusa. Umuvumu ni nawo burya wabagamo ibigabiro, niwo wavagamo ibimana, niwo iyo baraguzaga itungo ryakwera bakaribyarira aho baribyariye bahateraga umuvumu. Byashoboraga no kuba umusezero w'umwami, ni ukuvuga aho umwami yatabajwe n'umugabekazi. Byashoboka. Nkunda gushotora nshingiye ku mazina, urumva bitumye umpa n'andi makuru aremereye ku muvumu. Mu bindi biti utunze cyangwa witaho, uhereye ku mazina yabyo usanga bibitsemo ikindi kintu n'imvano iremereye, ni nk'ibihe Kanyandekwe? Umurama. Uyu ni umurama. Duhuburamo. Yego. Umurama wo ku musozi wa Kigali niwo wasengerwagaho, bakawusabiraho umutima, bakawusabiraho uburame, ubusugi, ubuhoro. Hanyuma nyine iryo sengesho ryaberaga kuri icyo giti cy'umurama. Hanyuma umurama niwo inkwi zawo nizo zarikaga wa mutsima umwami yavugaga ku munsi w'umuganura, kugira ngo abazasangira wa mutsima bazagira umutima, bazagira uburame, bazagira ubusugi, bazagira ubuhoro.
ni nacyo giti cyanavumbikaga umuriro kuko nicyo kirama. Agashitsi k'umurama ushobora kugashyira mu muriro, ibindi byose wavumbikishije bigashira, umurama ukarama nyine. Hari ikindi giti nacyo kibitsemo ubwabyo igisobanuro ndetse n'amateka maremare. Umwifuzo rero niwo mwifuzo, kuko nyine cyifuriza ibyiza. Ni ukuvuga umwifuzo nawo watangiraga inzira hafi ya zose z'ubwiru. Dufashe nk'inzira y'ubwimika, cyangwa se reka twikomereze mu nzira y'umuganura. Ya masuka azajya guhinga imbuto y'umuganura yagombaga kuba akwikiye mu giti cy'umwifuzo. Nyine cyifuza umusaruro, cyifuza ibyiza, kuko umwami yafatiraga imbere ye akayaha abiru b'umuganura, bakajya ati nimugende muhinge mweze, mworore zororoke, mubyare mugwire. Akabaha amasuka nyine akwikiye mu giti cy'umwifuzo, cyifuriza nyine u Rwanda, cyifuriza umuryango nyarwanda umwero, umusaruro mwiza wazanaboneka. Yajya kuvuga wa mutsima agapfukama imbere y'inkono, agakoma amashyi gatatu, agashimira Imana yeze, nako agashimira Imana yatanze umwero n'u Rwanda rwaweze. Urumva rero umwifuzo nacyo birajyanye. N'umwamira, ni ukuvuga n'uwamira nyine ibibi bishobora kuza mu Rwanda. N'umuganashya bateraga ku gikingi cy'irembo, nyine kikifuriza ishya n'ihirwe abinjiye muri ubu, ishya n'ihirwe mu gihugu. Ni iki cyakoreshejwe icyo giti kigatera ishya mu gihugu? Ku ngoma ya Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi, ndumva abanyoro bateye u Rwanda, bateye ku ngoma ya Cyilima Rugwe, hanyuma batsindirwa ku Muganzacyaro hirya. Yego. Noneho bahatsindiwe rero, bateye gatatu, bateye ku ngoma ya Cyilima Rugwe, batera no ku ngoma y'umwuzukuru we Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi. Hanyuma ku Muganzacyaro rero niho hakorerwaga imihango yo gutsirika ibyo bibi byari byarateye u Rwanda. Hanyuma kubera aho ngaho ariho nyine hakorerwaga iyo mihango, bahatera icyo giti cy'umwamira nyine cyamira ibyo bibi mu nzenze. Umuganzacyaro ni igiti nacyo, noneho n'umuganashya. Ibyo biti biterwa aho ngaho, byakurwagaho rero urutsiro rw'igihugu. Ariko sinagenda none ntavuze ku cyitwa umusumba. Umusumba nacyo ni igiti gikomeye cyane mu nzira z'ubwiru. Icya mbere nicyo giti nyarwanda kinini kandi kirekire. Nta giti nyarwanda uretse ko n'ibiti mvamahanga ndumva ntarabona ikigisumba. Bavuga igiti nyarwanda Kanyande cyangwa igiti kinyarwanda? Igiti kinyarwanda. Ni igiti kinyarwanda. Urakoze cyane. Sindabona igiti kigisumba, sindabona n'igiti kikiruta ubunini, cyitwa umusumba. Ariko kigira amazina bitewe n'amateka gihagarariye. Iburasirazuba cyitwa umuguruka, kuko cyatewe aho Ruganzu Bwimba yabereye umutabazi, kiba umuguruka wa Nkurumbi. Cyatewe i Rutunga na Gasabo, hakorewe imihango igihe ibihugu bine bitera u Rwanda, u Burundi, u Bugesera, i Gisaka n'Indorwa. Noneho bimaze gutsindwa, Cyilima Rujugira amaze kubitsinda, aravuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Hakorwa iyo mihango, bahatera icyo giti rero cyitwa icubya. Ni ukuvuga ni icubya ry'abanzi b'u Rwanda. Igisagara naho kirahari, niho icyo gihe u Burundi butera bwari bwateye, umwami wabo arahagwa. Ahaguye barakihatera, bahakorera nyine iyo mihango. Bahatera icyo giti cyitwa ifubo. Ni ifubo nyine y'ibyo bibi byari byaje, bafubiye aho ngaho. Cyitwa rero nacyo umusumba kuko gisumba ibindi. Warakizanye? Ndacyarwana nacyo. Murakirera? Ndacyarwana nacyo. Ukirera? Kuko biriya biti biragorana cyane. Ushobora kuba nkacyo maze imyaka 3 n'igice
kitarankundira. kuko utakibwira uti nkundira umusumba. Ndagerageza ndanakibwira, ariko ubu ngubu ndizera ko bishobora kuzakunda. Nkurikije uko ibyo mfite mu buhumbikiro ndiho ngerageza, ndizera ko umwaka utaha rwose nzaba ngifite. Sinzi niba kwizirika kuri gakondo, ku murage n'ibiti bibumbye atari ibintu bamwe bashobora kwitaho b'ibyansizi. Bubarere kubivuga gutyo, kuko iyo uroye igihe turimo ntabwo cyorohereza umuntu nkawe n'abantu nkawe mwiyemeje kurwanirira umurage nk'uwo no muri ubu buryo bw'ibiti. Si ibintu byoroshye pe. Yego. Kuko nabo wakaraza uwo murage, hari ibindi bareba baha agaciro cyane, bakubwira igihe kirenze icyo tumaze tuganira ku biti. Yego. Bo nibyo bibatuyemo, nibyo bibarimo. Umwana ashobora kukubwira amoko 10 y'amatelefone agezweho, ibindi bikoresho ibi n'ibi by'ikoranabuhanga se cyangwa ibindi bintu, ariko ugasanga atakubwira n'amoko 10 y'ibiti. Yego. Iyo ntambara urwana mu isi itandukanye, uyibona hehe? Ubona bigana he nko mu myaka 10-20 iri imbere? Ibintu bizaba byifashe bite muri uwo murage w'u Rwanda turebeye mu biti? Urugendo ni rurerure. Hari umwe twigeze kuganira mu bayobozi bari muri izi nzego nyine zibishinzwe, noneho atubwira ukuntu green ndamubwira ariko ni ukuri pe, ni byiza cyane, ariko koko tujye kuzana ibindi ahandi bidafite n'icyo bitumariye kandi dufite ibyacu. Ati nk'ibihe? Ndamubwira ntibiriya biti byose muzana turabifite. Ziriya ndabo, hari indabo natwe zacu, kandi zacu zifite n'icyo zongera zimariye urusobe rw'ibinyabuzima. Muha urugero, ndamubwira ntiziriya ndabo mubona, uzagenda uzihagarara iruhande urebe kubonaho uruyuki, nta ruyuki uzabona, kuko inzuki zacu ntabwo zibizi. Ariko hari izindi hari ibyo twatera inzuki zacu zizi, tukabona cya cyatsi dushaka, cya cyatsi kibisi dushaka, ariko tukabona n'inzuki zacu ntiziducike. Ubuki, tugakomeza kugira ubuki nyabwo, icyo bivuze. Tugakomeza, oya nta nubwo ari na nyabwo gusa, tugakomeza no kugira ubuki, kuko hari icyo utera inzuki zacu ntizikegere. Nizijya guhova zizajya mu giti zizi, ururabo rwacyo rwazihumuriye, ariko icyo wateye ururabo rwacyo ntabwo ruragihumurira. Yenda wavuga utese ko ikawa n'intusi inzuki zizihovamo kandi ari ibiti mvamahanga, bimaze imyaka myinshi mu Rwanda, kubera ko bimaze imyaka irenga 100 biba byararangije kuba nk'ibya hano. Yenda n'ibindi birashoboka, na ziriya ndabo birashoboka, ariko nyuma y'igihe kinini cyane. Ariko aka kanya ntabwo bishoboka. Ntabwo wagenda ngo uzane ururabo urutere, ejo nirurabya uruyuki ruzajyemo, ntabwo bishoboka. Keretse nirubasha kumara icyo gihe, ariko hari izo watera ako kanya zarabya inzuki zigahita ziza, kubera ko biraziranye. Iki giti nacyo cyitwa umukuyu, nacyo cyitegereza ubona kiri mu muryango umwe n'imivumu. Ziriya mbuto rero iyo zeze nazo hari inyoni zizikunda, zirimo n'inganje. Kanyandekwe rero urimo urarwana urugamba rukomeye rwo kubungabunga umurage w'u Rwanda, ariko mu gihe isi turimo isa naho igeze ahandi. Yego. Urwo rugamba uzarurwana uti? Icyizere mfite ni uko ntari jyenyine. Urugero nafata ni wowe,
kuba nawe umunsi nk'uyu wumva ko wifuza kubwira isi, kubwira benshi, kugeza kuri benshi uru rugamba, hari icyizere bimpa ko ntari jyenyine. Ni nko kumwe utaka umuntu nubwo atagutabara ariko ukumva aravuze ati komera komera. Iwacu hari umuntu wigeze guterwa, igitero cyari kimuteye cyari gikomeye pe. Yari umusaza, jenoside irangiye arahunguka, ihagaritswe arahunguka, ahungutse aterwa n'igitero cyari kivuye muri zone Turquoise. Cyari igitero kinini, abasirikare ahantu bari hari urugendo rurerure, barembukaga imisozi ibiri kandi minini kugira ngo bamugereho, ku buryo no ku musozi bagezeho wa kabiri ntibashoboraga kumugeraho, gusa barashe hejuru. Ariko byonyine kuba yumvaga abantu bari bavuza induru, noneho yumvise ako gasasu ko hejuru, ntabwo bari kumugeraho bamwishe. Cyari igitero kinini, ariko yararwanye, arwanisha igihindizo cy'inka, bakamutema agakinga igihindizo cy'inka. Baraza rero abasirikare baramubaza ati warutsindishije iki? Ati byonyine kuba nari nzi ko ndi butabarwe, kuba numvaga abantu bavuga ngo komera komera, nicyo cyatumye nsinda. Nanjye rero kuba urumva kumara ahantu imyaka 3 n'igice ku rugamba nkuru, nta nyungu ubona, gusa ari urukundo rwabyo, ukabona undi nawe ufite urwo rukundo rwabyo, ni imbaraga zikomeye ko bizagira aho bigera. Noneho n'abazakurikira iki kiganiro, uzakigezaho, uzafata umwanya wo kukireba, buriya nawe n'izindi mbaraga. Kanyandekwe we, nizere ko ndashe hejuru nkoresheje kuba twaganiriye dutya, kuko bihaye igisobanuro gikomeye cyane ntibwiraga ko bifite. Reka twizere ko ari agasasu koko kagiye hejuru, ko kari bwumve na benshi bagatabara. Urugamba si urw'umuntu ufite igihindizo gusa cyane, nicyo cyonyine. Ariko Kanyandekwe urakoze cyane, komera, komeza imihigo, n'abandi bose barashyira bazi. Gasasu kamwe karashwe mu kirere. Urakoze cyane Kanyandekwe. Ibyo wumvise aha byagira agaciro nyako ari uko bivuyemo igikorwa. N'ubundi abantu tubereyeho ibiganiro bigira icyo bihindura, kandi iyo mpinduka itangirira kuri wowe. Ngaho nawe tubwira ingingo yindi wumva ikwiye kuganirirwaho hano. Ushobora kugira ubutumwa uduha kuri email info@jcmediagroup.co no kuri telefone 0780 40 21 572. Murakoze.